Ubundi tuvuga ko guhohotera umuntu ni ukumukorera igikorwa kimwangiza, haba ku mubiri, haba mu mitekerereze, haba kumubuza uburenganzira se nko ku mutungo, ndetse hakaba no kuba wamukoresha ibikorwa bijyana n'imibonano mpuzabitsina, umushyiraho imbaraga nta bushake abigizeho, kandi ukabikora bishingiye uko ari umugore cyangwa ari umugabo, cyangwa se umusore cyangwa ari umukobwa. Icyo gituma tuvuga ngo ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibi rero bikaba byakorwa ku mpande, navuga ku mpande enye, n'iz'abahanga batubwira kugeza ubu ngubu, wenda igihe hazaboneka n'izindi, ariko izi mpande enye ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwamo ni izi ngizi. Iya mbere ni uko hashobora kuboneka ihohotera rishingiye ku gitsina ryangiza umubiri, ryakorewe ku mubiri. ubwo ni nko gukubitwa, Gukubita, kuvuna umuntu ukagira imvune, se kumushwaratura, kumuca ibisebe, kumutema, ibintu nk'ibyo, ku buryo ko icyo umukozeho kigaragaza ikimenyetso ku mubiri we. Iryo ni ryo abantu wenda bakunda no kubona cyane, bakabona wenda abantu mu rugo barwanye, umwe yatemye undi, yagize gute, abantu bakabonaho ko bigaragara ku mubiri. Rimwe na rimwe ugasanga wenda haje na rimwe no kwambura undi ubuzima mugenzi we, ugasanga umuntu yapfuye. Ibyo bimenyetso bikagaragara urebye umubiri w'umuntu. Icyo ni kimwe, ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa ku mubiri, cyangwa ryangiza umubiri. Ariko noneho haba n'ihohotera rishingiye ku gitsina noneho ryangiza ibitekerezo by'umuntu. Tubona vuba ni ishenguramutima. Ugasanga umuntu ahohoteye undi, ntamukozeho, ntamukubise, ahubwo aramubwira ijambo ribi, aramutuka, aramunnyega, aramwita amazina y'urukozasoni, kugira ngo amwambure navuga bwa bumuntu bwe, ndetse anamutera ipfunwe kugira ngo noneho ntiyisange mu bandi. Aha tujya twumva nko mu rugo, ugasanga wenda nk'umugabo arita umugore amazina runaka, nyirakanaka, akamwita izina nyine risebeje, kugira ngo amwereke ko ntacyo avuze mu rugo, nta n'ijambo ahafite. Cyangwa se ugasanga wenda nko mu biganiro, bica ahantu bari kuganira, nk'umwe yavuga ijambo ati uravuga iki? Atari hari inkokokazi ibika y'amasake ari? ya migani Ya idakwiye. migani. Ugasanga ni ijambo ariko rikomeretsa umuntu. Noneho ugasanga umuntu ijambo ari kubwirwa riramwangiza mu bitekerezo, akumva koko nawe akubiswe inkoni iruta ya yindi yari gukubitwa ku mubiri, ahubwo akubiswe inkoni nyine mu bitekerezo bye. Ni ukuvuga ngo ashyizwe hasi, ku buryo muri make aba yambuwe ubumuntu. Urundi ruhande rwa gatatu rero ni ihohotera noneho rishingiye ku gitsina riganisha ku mutungo. Iriganisha ku mutungo ni ko hakunda abantu bashobora kubana nko mu rugo, ariko ugasanga umwe ntafite uburenganzira ku mutungo w'urugo. Cyangwa se ugasanga bijya bigaragara nko mu muryango nyarwanda, habayeho ibihe byinshi usanga umugore n'umukobwa batagira ijambo ku mutungo muri rusange, ugasanga ndetse ntibanazungure, kakazungura abagabo cyangwa abasore, cyangwa se no mu mirimo ugasanga imirimo ihemba neza, ibyara inyungu, ni iy'abagabo, abagore n'abakobwa bakaguma kuri twa turimo nyine duciriritse tutajyana n'icyo dutanga. Iryo rero buriya naryo ryari ihohotera rishingiye ku gitsina rijya ku mutungo. Ubu rero byarahindutse, ariko usanga nabwo hari abagikorerwa iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina ryo ku mutungo. Ugasanga nk'abantu bashakanye, umwe ariha kuyobora umutungo no kuwukoresha ibyo ashatse, akima uburenganzira mugenzi we ntabigireho n'ijambo. Ugasanga abantu wenda barakora ari babiri,
ariko muri ko bakora ari babiri umushahara w'umwe undi ni wo uwucunga. Cyangwa se umuntu yagira wenda imibereho icyo ari gucuruza n'icyo amafaranga yinjiye mugenzi we akayamutegekaho ntatuma wenda agira n'icyo n'igitekerezo wenda yagira kuri wa mutungo w'urugo. Cyangwa se ugasanga hari aho tuya tubibona ugasanga mu ngo zimwe na zimwe umuntu umwe arafata uburenganzira wenda bwo kugurisha umurima, kugurisha inka, kugurisha ikintu mu rugo runaka atabanje kubaza mugenzi we ngo babyumvikaneho. Wabijyaho inama. Iryo rero ryose ibyo byose aba ari ihohotera ryo ku mutungo. Ku ruhande rwa kane noneho hari n'ihohotera rishingiye ku gitsina nuko rinaganisha by'umwihariko ku bikorwa koko mbonera-bitsina, ku mibonano mpuzabitsina. Aha ngaha ni ryo hohoterwa ko rishingiye ku gitsina rishobora gukorwa nk'umugabo cyangwa umugore ahohotera mugenzi we, rimwe na rimwe ugasanga ubundi tuzi ko abantu babana mu rugo baba bafite na gahunda yo kuzabyara kugira ngo babyare nuko kuko barangiza amabanga y'urugo, ari ugasanga wenda hajemo nk'ikintu hagati y'abo bantu bafite izo nshingano ndetse wenda n'imibanire iganisha mu kurema, mu kubyara, mu kwema mpuzabitsina, ugasanga wenda rimwe umwe arangira mugenzi we ubwo burenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ku rundi ruhande arashaka kumuhoza ku nkeke amukoresha imibonano mpuzabitsina kandi undi atabyiteguye, ikaba imibonano mpuzabitsina y'agahato. Hari ndetse n'igihe usanga n'ibindi bikorwa bishobora gukorwa ugasanga nabyo biri muri icyo kigero cy'ihohotera rishingiye ku gitsina riganisha ku mibonano mpuzabitsina, ariko hari n'imibonano mpuzabitsina itabaye. Aha ndashaka kugaragaza nk'ibiri kuboneka muri iyi minsi ko tuziye tubona n'ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ikoranabuhanga, ugasanga nk'umuntu akaba yafata nk'amafoto y'umuntu akaba wenda yayashyira ku mbuga nkoranyambaga yerekana wenda nk'ubwambure bwe cyangwa ari gukora imibonano mpuzabitsina, akaba yashyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo amuhohotere nyine amutesha agaciro. Ya naryo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nayo ryangiza buriya kuko imibereho mbonerabitsina y'umuntu. Ariko hakaba n'igihe usanga n'abantu koko bashobora gukora n'ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Gukora umuntu se tuvuge ukoze umukobwa cyangwa umugore ku mabere, ku kibuno se, cyangwa ufashe nk'umugabo wenda se ku gitsina cye, ibintu nk'ibyo kandi ku gahato nta burenganzira yabiguhereye, nabyo burya ihohotera rishingiye ku gitsina naryo riribaho ryerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Ayo mahohotera rero ko ari ane, ayo moko ko ari ane, irikorerwa ku mubiri, mu bitekerezo, ku mutungo, ku mibonano mpuzabitsina, yose koko twemeza ko iyo byakozwe kubera ko umuntu ari umugore cyangwa ari umugabo cyangwa ari umukobwa cyangwa ari umusore, bakabikora kubera uri umusore cyangwa uri umukobwa, tuvuga ko ari ihohotera rishingiye ku gitsina muri rusange. Aha wenda ko nakongeraho ko umwihariko ni uko tuzi ko ihohotera rishingiye ku gitsina abantu bakunda kumva wenda uko rishingiye ku gitsina bakagira wenda ngo riraba mu ngo gusa, wenda bashakanye cyangwa mu rugo, ariko ibintu byagaragaye ko ihohotera rishingiye ku gitsina rishobora kubera ahantu henshi. Rishobora kubera mu rugo, mu nzu, hagati y'abashakanye, hagati y'ise y'ababyeyi n'abana, byoko birashoboka, ariko rishobora no kubera hanze yo mu rugo cyangwa se no hanze y'inzu. Rishobora kubera ku kazi, rishobora kubera mu nzira abantu bagenda, rishobora kubera mu kibuga abantu bakina umupira, rishobora kubera mu kigo cy'amashuri, rishobora kubera mu murima abantu bari guhinga. Ni ukuvuga ngo ihohotera rishingiye ku gitsina rishobora kubera ahantu hose.